ese kera uraje ndaje ngego ese iyo mico usigaye warize kugenda urya mu ibarabara ni imyabaka ese ni uko ni gute waje wambaye kwanza mu wanje kuraza nambaye hose wabaye umusirikare ni usanzwe ingi yabaye kadata ariko abasivile namwe ntimuza muburana n'ibikaje ni usanzwe ingi uzankobereza ndacara umushitanga sinkeneye ibintu by'ibibazo ushobora kwinjira aho no kuri ni usanzwe niko abantu tuba twambara ibyo uzambarira iwawe uje kwicara mu wawe ushobora kwambara gutya leta ikagira ngo bazarendo bijemo ndakubwiye mwana sinkeneye ibibazo ndacara umushitsi hano ndacakeneye ese intuza faranga watakaga wavugaga buriya bwose ufite gute ese ko wari nje wawe uhererezaho imyotsi mata uranshaka iki nje navyaye umwana namuhigi kindatetse umwana wanje amere neza niki uri gushaka kunsakurisha mvuge cyane uyu munsi gatakuvuga gusa uzagurega na gaze aya mashigana yaje kuguma koteraho umugoroba yawe barayaguza amashiga barayaguza aya ngaya ninje wayitereye namabuye nakuye mu ntuzi nagiye kuyakura Nyabugogo hariya muri gare aco rero banashonte imyotsi ko wawe yerekeza iwanje nyangu aso niki noneho mata niki imyotsi ko nije wawe yiroza wayisubije aho yariri none ndabona ko ndahashe bivuze ko ari nje wohererezaho imyotsi ariko yewe abafuje nabo bikozeho undi wavuze ngo kumumbona narasaze wowe ho ntiwasaze ese ubundi ni gusetse mbakubwira ntago wahashe nta kintu wazanye hano babaruva hano kandi nganti dupfa ubusanje nawe mugiye kunywa amazi ashusha azira ikintu kereka muyarunga kandi ngandacumba ariko udahaye uyu munsi kurya kwawe ntakuboneka we nturi bujye hano ndacumba ugiye niyo mpamvu gabanatinze ntiwari ugiye ubu nushaka unacumbe kuko ibiryo byawe sinobirya hari uyu mwuka wondoga isumu itonjutsa nakuroga isumu umwana warinze angana kuriya sinakuroze turabasore kuroze ushaje ubu nyine niho wabaye nabi kuragira ngo uburozi bwawe ariko Imana nsenga Imana nsenga si gentille si nyasafari si bayari senga Imana yo mu ijuru kandi nubwo burozi nzambona ko atari rimwe sikabira ubunteze ariko Imana ikampusha je narakuroze naraguteze sindi mukujana mu makampani ibikaratasi nk'abandi bagabo n'ubwenge buke mbuze umutwe nawo ufite ubanza ari wo bagufite jagaze ubu 31 bagaze ba 31 nye none ni gute ndimukuje kudepoza ahantu hose nkagaruka buri mu kugenda amaboko yanje bakabona nkadahari kandi nyafite n'umuntu tayaha ayo maboko yawe kuyafite samaonesho n'amarozi yaje amarozi yabe ni wanyu niyo yatumye nza gushaka umugabo umeze kandi bene wacu nawe niyo batandoga ubundi mba narashatse ubusima ni muri Amerika ese Amerika uzugira ngo si mwisi uzi ko Amerika bazaburana wari ubizi ubwo bane wanyu baraburara yo mpamvu batakoreza ifaranga Ananiya nzi tuvugana muvuganira kuri Ananiya reka nkubwira amakuru yo ntuza amakuru akagira Ananiya akora ngahavuka Ananiya bazamuhereza inkibona iri mu myuka bakabwira Ananiya ngo anyuze mu cuma harantanye ndakanyuza mu cuma hagasigara amaguru hagasigara n'umutwe inki kinjira hakagera aho bakuraho uruhu inki kagenda imbere ayo Ananiya ni ukuraho uruhu si Ananiya wazagari yakazafata amakarito gusaterera akorana n'icuma n'igipopo kimuterera Ananiya henga amaboko ye igipopo kamurundaho amakarito y'inyama nawe ngura kandi nawe uri igipopo uzugira ngo kuroga se no gufata gusi ibintu ugashira mu biryo nakanwa n'uburozi mama sa bana cumbira umwana wawe cumba mwangatwe nta biryo zawe njya mama sa bana ntukanyurire ku mutwe nyawe ntukanyurire ku mutwe n'ikindi urugo warunsanzemo ibyo wansanga ngomba kubinyubahana wowe
tukamenyera inkuru genda mama mwiza uku nguku niriwe gutegerereje ahangaha niho wiri umunsi wose igihe cyose twavuganiye uku nahangaha hano hava se kaja he ariko hameze neza hari akayaga hameze neza hari akayaga nta kibazo caho ngo pe ntacyo batwara urabona n'udusatsi badukoze se ariko hari igitanda wamamagaye ariyo nagiye gukoresha imisatsi niyo mpamvu natinze murakoze bayikoze neza ko ndabona wahindutse murakoze amakuru ni meza murakomeye na Sofia ko waje hano ugasiga Sofia ni gute umura yatembera agasiga Sofia se ni ngombwa ayo ni ngombwa rero watembera ugasiga uwanyu mu nzu ibyanje na Sofia ni birebire wenda two kwicara tukabivugana ariko mu biganiro nkeneye ko tuganira Sofia sinkeneye kwagarukamo ayo uravuga Sofia nkama numva umusongo wahire mwarimu w'ikanisa ibyo bwarimu noneho gaha turi ku mazi tube tubirambitse turi ku mazi ariko narinziga ko we uri mu ikanisa ibi bitabo by'indirimbo agagaizo mu gakiza ari ibyo byawe nabyo ico gihe wenda nitugera mu ikanisa ibyo bizaba ariko muri uyu mwanya sinzi nari nkeneye nyine kukubwira nkabiri yego rero batumye ngira amatsiko abantu ko yanzi ko nimero yanjye ntayo ufite navuze si uyu muzehe nimero yanjye ayikuye he kangende numve wasanga ari emergency kunyita umuzehe ako kubuzehe ntushaka kugakuye muri uyu mwanya ndi umujehe ayo muzehe uri umuzehe ari ikibazo kukwita umuzehe uri umuzehe ndi umuzehe oya si ndi umuzehe noneho nutwara baba bakoze Aiga twebwe nyine urabona nta bindi tuba ntabya biba byitugose no kwitaho gose ese ukuni kangahe nyine kugira inzara bazigire neza uzureba gutyo ziba zisa neza ko ziba zihenze izi ngizi zishobora kuba zatwaye amadolari 100 ayo umuntu akorera mu munsi wose muri kampani kabisa nje nzaza nguhamagana biri muzehe uragira ngo ntiwahuye n'umuntu wahuye n'umugabo wabonye akazi se durukana udakora ubu nyine narakabonye ndi mu kugira gutya nkabyuka nja mu kazi wabonye rero rizo gutanga amafaranga arahari amafaranga arahari ntukagira ikibazo nuzagira akabazo k'amafaranga gusize uzi telefone se uzamushira ku isimu numara umbwire Imana ishimwe ko yagize neza nawe ukaba warabonye ifaranga ukabona nizo guhereza abantu bose si bose noziha uko nyine impamvu navuze wowe nuko ariko uri mwiza mama murakoze uri mwiza n'impamu si bimwe byo kuvuga gutyo jaba abasore baba bandi murakoze cyane ko ahantu ni heza ahantu ni heza uba wamenye gute aha ntuhayoberwa namavuga ati mu bitekerezo kumenya uko nguheruka atari ko kimeze muze ahantu ku mazi ho kuza kumva akayaga ukunda cakujana ahandi harutahangaha n'impamu menya bya bintu ushaka kumbwira bitoroshe koragira tsego biroroshe ntago byoroshe kabisa ushize nyine kuko riraza iryo jambo ko riraja kuza numva akantu karakubise nyine ariko nta kibazo ariko cyakora njye ujya utsetse bituma nyine umuntu aseka akibyo nanjye nyine mba nkeneye guseka reka simba nkeneye kukubona urakaye ni byiza nkeneye kukubona urakaye nakuzanye ku mazi uko ejo bundi nzakujana ahandi harutanga ahantu ni heza kabisa ni heza cyane wahakunze nahakunze ahubwo nangaye ukuntu ari muzehe yabamamagara aha hantu muri uyu mwanya ndi umujehe ndi umujehe ibyo kuvuga muzehe turabireba ibyo ngibyo ibyo ube nkuryiragiye none atari muzehe ni irihe rindi ngo uhamagare irihe ndabizi muri uyu mwanya ushatse wonyita sho umugani w'abasore umugani w'abasore wonyita kasho muzehe w'insetse nta kibazo ntikamutera isoni si isa ntabwo birasekeje iryo zina niko dive uri mu
mukonterera na nyoko mufite ubundi bushobozi bwanyu mwibitseho ubushobozi twabukura kandi nawe warabubuze ari we mugabo kandi ari we mutunzi umugabo ngo niwo mutungo baje bavuga ngo umutwe ngo niwo mutwe w'urugo baje gusanga nawe utari umutwe uwo wawe si umutwe kuricara mu mashiga na nyoko ariko sha reka nkubaze ijambo rimwe uzumva kuziyubakira urugo ukiri muri aya manjwe ya nyoko uzobona kuziyubakira urugo urwawe kandi ugura rwubatse iyo urata kubaka urugo nk'urugo mbona hano nabivamo nabivamo n'intumwa za Yesu ngo tizashatse ariko nanone ushaka ufite so nk'amatara se muri mukunkoranira mukaza kuntuka wowe na nyoko mufite ubushobozi bwo guhaha none se wahasha iyi myaka tumaranye nawe na nyoko wigeze uhaha muri urugo kandi ibi dutetse niwe wabihasha uyu mukire cyane wowe ugura nayo wigeze uhaha wowe noneho wahasha noneho ndora nkwereke ibintu bigiye koroha jewe muri urugo ngiye kuba umugore tubyoroshe nzantegereza ico uvuze ico utanze ko tugomba kurya nico tuzaye turya unyumve neza guhera uyu munsi wowe n'iki kiburabuza buryo cawe ngo ni umuhungu mbona ko abahungu bagiye umwana nawe wari umuhungu wakubyaye yagira ngo yazayimuka namwe usigaye wumva ko ugomba kunzamukana ukantuka wowe je ngusanze wari urucanga uje hano aho nari tetse aha ni kwa nyoko cyangwa ni wanje abandi yadahashe ubugabo buzo ceceka kunda kubwira ngo wewe kandi wimbwirira umwana nawe twumvikane mata twumvikane no kugirira nabi ungirira nabi inzara unisishije ko naburutu ko ndagusaba ngo uzibe ariko matareka kubaza inzara ntinyiki sinshaka kuvuga tudakosana nawe ufite agahinda tukerekana ububi ufite agahinda kuko turiye kabiri utahashe ibimama uzi ko utanze 94 nishe abagabo babiri n'ubu turacahura nabo ni ukugirira nabi ukabitekereza ukaba muri ubu buzima utabona n'ubundi nushaka mata nice atakibazo wandikishije inzara wanishe mpagaze wowe nakubwiye ngo uzibe sinshaka umugabo we yaravuze ngo ntaza babazwa n'umusongo nk'insongereza uceceke ngwane n'umusongo wowe singukeneye kumvugira mu matwi no gusari kurusha mu matwi wowe bikakurenga nyokureke ndiringane nawe ninjewe kururishana nyamwe bigezeho kuntuka ngo tuze kuba turiye kabiri utahashe ni ikibazo kuba wowe ufite ubushobozi ukabutanga tukarya muri iyi nzu tiwo bikora mu mutima mwiza hatabayeho intambara ibiribwa gusa n'ibyanje ariko byavuye mu maboko yaje uru rugo rumazemo iki hanyuma yo kumugabo wowe kumugabo rumazemo iki ukora iki hano oyiringiye aba diaspora bene wa yarazikoze amaze umwaka ngategereje ngo baravugana ariko Ananiya ashobora guhindura bino bintu ashobora gihe wahereye Ananiya atwara rwose ngo dive ngo Ananiya ngo ariwe uzamuhindura ubuzima ku isi amaze aje kuvuga uwo muhungu wawe ugahenge ku rurimi azaguha uburozi wowe ubwo wawe mu rugutwi kwa nyoko uzobura gato kandi wowe uzogusema uzosara uzotora amafashi kuragira ngo ufite umutwe ukomeye kwa nyoko nyoko yakuriye mu kigo c'abasazi ejo warubizi kera ni wamuvanye nawe uzibe nahaje ngiyo Ananiya rero ngazogufasha kandi uzomera neza turategereje mani mugerere mwoga ngakumva uzosara utabizi hizi faranga matayo cyangwa azimuha akanyanga ke ukunda ndafite uwundi mugore ahandi ewe yo mubura matayo ewe ninshuti tacu kubera ngo abagabo yatangiye guhaha ngo bafite abandi
noneho ngukuye hariya mu kazuba naza mbona kuya kamaze kukurenga oya ahantu harashusha ariko yemeze neza ko hari ibiti se hari ibiti hameze neza akayaga hameze neza hari akayaga hari n'amazi none noneho icatumye nguhamagara nawe wanteye amatsiko mbwira yicare neza nkumve yicara neza uriya nari nkubwiye ngo ushatse wonyita shu oya yereka iryo kwanza iryo jambo riraremeye iryo zina ayo si ibintu oya ntiriremereye ukunza nama ngira ngo ni amazina gusa y'abasore baha ngaha ukagira ngo ni izina wahamagara umuntu wese oya ntabwo ariko bimeze aho none ukabona ko muzehe hari ibyo rimbereye ese si uri muzehe no nakubwiye ngo iby'ubuzehe gabjo nabirenze ariko ko ndabona nyine mu minsi mike uraba utakiri muzehe umuntu usigaye utemberera ku mazi se nta muzehe wava mu nzu ngo agiye ku mazi noneho aya mazi nama mbona ko ari ukunda kandi umusarire ukuntu nabitekereje mu bitekerezo navuga ati tuyu wacu ku nguku tiyoba akunda amazi nyine oya hameze neza ahantu kabisa ubwo wakoze hameze neza cyane nahakunze yasandi cyane kwa bishimye noneho reka mbe nkutibura ijambo yego nubwo nyine agize umugani hari akaririmbo bakaza baririmba ngo ngo nakupenda marayika ni kako ngako nasobanuraga ntabwo nzi igiswahili ntuzi igiswahili ikaravuga ngo ndagukunda marayika nuko ngo kuko marayika abaye nde abaye wowe ayo muzereka nuko kose basa na marayika yego murakoze basa na marayika pe murakoze cyane noneho ntarinze ntinda jewe nagize ibibazo yego urabizi ko Sofia ariwe nazanye nk'umugore ariko simuherutse umuherutse uko nyine utamuherutse naje simuherutse yemeze buretse ntabwo umuherutse uku nyine uvuze ngo ntumuherutse naje simuherutse ngega ntabwo tubana wowe murabana mu nzu n'umugore wawe noneho uragira ngo reka manze nkwegere kwanza ko ndabona utoyumva neza kukumva ntugire ikibazo kuranuka yego noneho Sofia nagize gutya abe ryari nakira telefone Sofia niwe wari ufite akazi yego ntiyaragikora ataha mperuka wowe nta kazi ufite we yarakoraga kuko twaje no kwasura usanga yagiye mu kazi Sofia yagiye mu kazi nuko nguko aja gukora agakora abayo noneho kuko nje nta kazi nari mfite Sofia nyine nimba ari ivyo tutahurijeho nakira message ejo bundi arambwira ngo yaragiye ntazagaruka Mata noneho ugezaho gusinzira hanga nta buriri buri muri iriya nzu Mata ntabwo ariko Mata reka nkubaze twarashaka uzi yuko nahoze ntekereza aho nari nagiye uzi ko usigaye ubayeho kayo bireba bene wanyu baragutaye tiwabona y'umutsima natwe ubwacu turakurambiwe uzi kuri yo nejejwe no kuba mu ndambiwe boya yeke ndakubaza wabaye yobu warabimenya ahubwo ko wabaye yobu shaba nari mubaye uramubakanga tukiri Matayo ahubwo ndabwira dive tuje tukwita yobu cyangwa tukwita Matayo yobu ubwo gamuzorihindura ribe Matayo Jacob tiwo kwitwa izina ry'amaganya ngo turishire no mu rurimi rw'amahanga none kikunejeje no kuje kunyibutsa ko sinezerewe ndashaka kukubaza nimba nawe ubizi ko uri kubaho kayo ibihe bindi byarenze igipimo ese buno buzima baba bukunejeje Matambwira ubunezerewe cyane n'ubu buzima kandi ntago waba ufite ibibazo ngo wicare usinzire kuko wicara
sinzi cyane icyo ugamije kumbwira n'ahangaha unsanze sinibaza amagambo wateruye n'ingingo wifuza ko tugeraho nimba waje kunyumvisha neza ko mbayeho nkayobu kandi gayobu garangwa n'ibyago sinzi ko ari cyo kintu kikuzanye kugira ngo umbwire ndashaka ngo urasure umbwire ko uje kunyibutsa ko mbayeho nkayobu cyangwa se uvuga ikikugenza mwareba ukuntu tumeze nta faranga ugira nta huzurizima umugore we nta huzurizima agira nta gitenge kizima nge nta gitambara kizima k'abandi umwana we nta huzagira none ibibazo bene wanyu baragutaye bagiye muri Amerika bagusize hano barakwibagiwe waribagiranye ahantu hose nyuma y'ibyo byose nyuma yo kumenya ibyo byose ko nta myenda ihari abana barangaye bene wacu barantaye bagiye muri Amerika ibiki n'ibiki byose nyuma y'ibyo byose ubitekereje wumva ko ugomba kunyegera nkanje Matayo na Nyamwiza tukavugana iki nyuma yo gutekereza ibyo ko tani cyo mbona ubikora ikibazo cyo gutekereza kwanje nyuma yo gutekereza kwa wagombye ko washakishije n'icyo bita mu Cyongereza solutions wonsubiramo ngo solutions wabinkorera nyuma yo gutekereza ubona ibyo bibazo byose ko Matayo amaze kwitwa Yobu nza n'izina rishe ukaba urimbatisha ko mbaye Yobu kubera ibyago kuba nanzwe n'abavandimwe kandi baragiye muri Amerika nkaba abana bansuzuguye nawe umugore wawe unyanga noneho umuhana nawe ukaba uhaye unyanga ngaho noneho nyuma yo kubitekereza ukaba uje ukansanga nicaye ku musozi wanje nyine wabitekerejeho ikubona igikwiriye gukorwa kuri wowe nka Nyamwiza twashakanye tukazabaho mu buzima bwo kungurana ibitekerezo umvishije ko ari ke gisubizo cova muri ibyo bintu isubizo gihari nuko nindambirwa nzogutananje ukaba Yobu total noneho bisobanuye ko kuba tukicisharanye ubu nyine turandambirwa ni kurambirwa ariko nurambirwa nzokureka ube Yobu total genda umese uzogenda naho kuri jewe uranirukana wowe jewe Matayo nkozwe mu mafuti nzanayasazana tukimenye mu gihe rero wumva ko utarandambirwa nushaka undambirwa kuko simfite kuyavamo undambirwa hakiri kare ejo uzumva ngo nateye inda n'ubundi hari n'undi wawe usakuza uyiteye tubiyitera ikibi nuko ari je woyitera bazozana guha umwana w'imyenda umurere wowe wagiye he shoga sinze nushaka ugende nari ndi mu masengesho ngo umbwire Imana ijana ubwiriza Imana izawe nkayabona usange wa mukobwa uza wambara batara ngo ni umugabo umugore azaba ishashe ko amashashe baciye mu Rwanda umugore azava umugore yoba isashe ikabutura yaragiye ntazagaruka none uku nguku mugani w'aba basore ngo ndi singo nanjye ndi singo ngo ndi singo n'impamo oya nubwo nsetse ihangane uragira ngo hari ikibazo ndi kumwe nawe ariko se cyangwa niho mubereye muri muze bimwe umushuti wanjye yambwiye ko hari ukuntu ujya umugira Zofia aho si bamubereye nabi inzara bya bindi byawe byo muri Afurika sinobikora n'Imana irabizi gusa nyine nagize ubuhanya kuko undi wese yogira ubuhanya nuko nguko shitana aho yinjiriye suzugira ngo yamagenda ko nguko ariko uku ni nayo mpamvu nashatse nimero zawe narakubonye naba mbona ko twohuza aha mawa undi warugiye kundangira ko asoanye uri yakoragira ngo Grenade y'abazarendo ntiyamuhitanye iwe yarapfuye aracabaho ntaherutse Imana mwakire disi nta makuru uko narategereje ngo tuzahura umpe nimero z'umuntu wari warugiye kuduhuza uko nyine Imana uko nije yari ishatse kukuganisha oya Imana se igira ibyayo ntawamenya none narakubonye musarire narakubonye ngo ngukubite ijisho nama mbona ko ari we twojana
ariko kuraseka neza. Murakoze muze oya nubwo ndi guseka birababaje ariko nyine hari ukuntu buri kureba umuntu ukoreba ibintu ari kukubwira ukumva kabisa none nuko nguko nuko nayo yanje na Sofia none icatumye nguhamagara ahangaha nari nshaka ko nanone twokundanaga nanone nabonye ko ari wowe twoshobokana muze ko bigoye bigoye gute noneho yakakurenze Sofia yiwe mwari kumwiriya murazana ariko nge wino muze none se biragoye bigoye gute ukuntu bigoye ngewe oya nagurya tukaya tugenda no ku mazi n'ingofero n'ikoti nk'aho tugiye mu ikanisa noneho ibi ngibi ganabizanye nje kukuganiriza mugani w'abasore nibo nza numva ngo yateye ivi naho njewe gasinotera ivi reka jewe sinotera ivi ndi umusepaka ngewe ntaho byo kumvikana gusa nyine nari navuze ngo reka nambara agakoti kugira ngo kubahishe ize kukuganiriza oya noneho nta agakoti ni sawa wambaye ntacyo ubaye wambaye neza ariko ku mazi hari ukuntu uba ugomba kwambara ibyo byose ga noneho niwo zabinyigisha namwe mbona ko uri n'umusirimu uri umwana mwiza namwe mbona ko uri umusirimu oya aho nta kibazo noneho ko wabitekerejeho singuhakaniye kandi sinkwemereye aya yireme reka nanjye nzabitekerezeho ndebe ko bizahura niko ubonye ariko ntaco gutekereza nyama njewe uku nguku ndi umuntu usibye Sofia wari waragize nyine ariko uku ndi umuntu woroshe cyane nyimpamu kandi twobana neza kuri ko twobana neza none uravuze ngo uzabitekereza nzagusubiza ntugire ikibazo nka nyuma y'iminsi ngahe nka nyuma iminsi umwe kabiri gatatu se oya cyangwa amasaha ayi wewe oya nk'ukwezi kumwe banze mbitekerezeho kwanjye ukabona ko noyibamo ndije nyine ukwezi kose kugashira kandi kera ko ndabona ko ari nk'ari wowe mubi oya yino kose ukunda umwana mwiza wambona gutya none arasohotse ukeruge kuza nude ngo uhite ngo ntabwo urayibamo wenyine ni paka se mitenza noneho hano ga muri Amerika nuko byameze none se ndaba mu nzu nje nyine nibane gute oya wayibamo rero gende uyibamo mu gihe kirindi igisubizo cyane aya mama mwiza noneho je umva nkubwire uko sinzi guteka sinzi no kwamanishwa n'inzara gutya ariko pa dusubiyemo k'abantu b'abagabo k'abantu bakuru wewe abagabo we nande je nawe ariko je sindaho umugabo ariko nemereje ko babo k'abantu b'abagabo nasizemo k'abagabo ubwo tubirebye ku bintu biba muri famille yanyu tubiciye mu mizi tukabinyura mu mizi tukabigira mu mizi kuko twosanga uri nk'aba mwana w'icyangazi bavuga muri Bibiliya yagiye agati wabo ariko wowe ntiwigarure ngo ugaruke ngo usabe imbabazi kuko ntibyakunda yuko mu banyu bose ari wabigicibwa ukaba imbobo ariko sinivuze kuri imbobo untunge nabi ariko umuntu umuheza agaciro bitewe no sinjubishe neza waravuze ngo tubiciye mu mizi tukabinyura mu mizi nk'iki giti ku bwenge bwawe bungana gute ukumva ko uhera ibibazo byanje jewe Matayo ngira ukaba wobihera mu mizi siga biterwa n'ibibazo biri kubera hano nk'uko ukumva ko ubwenge ufite bwohera ibibazo bya Matayo mu mizi wowe nakubyaye ngira ibibazo ngira amakosa ngira amafuti ngejeje n'ubu nyine ukiyafite none kurihangara wowe ngo uje imuzi ibibazo bya Matayo nyine tuko tuvuga nk'abantu b'abagabo wowe nande je nawe sindi umuntu mukuru kwejo ntuzashingira sindi umuntu mukuru uzashingirwa na nyoko mama we n'ubundi azashingira kuko ni nk'ari wari umugabo ari hano muri rugo arimo byose ariko cyakoze ngo yakitse ntawe utazikora mwitako kujya
nyoko nyine yangiza igicibwa mu bantu nyine nawe wabonye ubuvugiro ubona ko wovuga icyo utekereje cyose. Baje nicaye ndabitekereza biransiga ubwenge bwaje. Ndavuga hari ubwo wari ufite buke mfite byagusize wari ufite ubwenge bwo kubitekereza wowe. ubwo nari nsigaranye. Reka nkubwire wahaguruka uje no kwa nyoko ubu nyine. Jewe Matayo sindi umugabo wo kwigwa ku bibazo byanje. Tukwicara n'umunsi n'umwe ngo wige ku bibazo byanje. Na nyoko naramubwiye ngo nubwo twashaka ntagomba kubimenya. Ibibazo byanje n'ibyanje Matayo kuko ntawe no bihereza nabo tuvukana. Ntawe no bihangwa abisubiremo azabirangiza. Kandi baragutaye. Si usigaye hano muri Afrika? Ntawe na nyoko uyu munsi wa none. Kuranova na nyoko uyu munsi wa none. Numubwira akava muri urugo karusigaramo jenyine. Nawe wiyumvisa neza kumaze kuba umugabo ukagenda. Ako je nagenda ariko mama twaje kubera ko timwubakanye biciye mu nzuze. Ufite ibipapuro zo twarubakanye na nyoko. Yakubyo byo byose. Abyonzi ariko mwarubase. None ushingira kuko uvuga ngo dufite ibipapuro na nyoko. Tiwamubomboye ndabizi. Tiwamubomboye. Kuba narantara mbombo ubizi ko twasezanye nawe umuntuzi. Tasa nuzuga zo kuza kunyicaza ngo uraje utangira ibibazo zanje yomize. Ibibazo zanje uzikore nk'ibya Kongo wowe. Uje kubitangira imuzi. Wenda bava imbere haguruka usange nyoko. Wende ariko gatekerezo icyo gitekerezo nari nguzanye ko abantu babagabo genda ugitekerezeho. Nushaka utanga igitekerezo ashingiye ku bantu babagabo. Sindi umugabo nawe. Yewe nande. Jewe ndi yewe wawe. Takundike vuga ibyo warugendera. Hari kindi gitekerezo ufite? Takindi ariko nayo ngugetse isi umuntu bataye. Tabugabo futi bago ndavuga ati se data ntibamuheje inka kaza kuragira amara akazigira akazitaye akaziheza ba va mu maso je kwa nyoko va mu maso je kwa nyoko kuko noze ifamiye yose kwa zibuje kwa nyoko mva mu maso. Yo washaka dossier nawe tukagenda abandi bagiye. Kunari nkubwiye nubwo nyene utumva. Nyako wa mukire w'igihenga. Kubaho. Anje. Bite? Iminsi myinshi. Nakubona uvuye he? Izuba ryabaye ryinshi. Izuba ryabaye ryinshi. None ko ufite amakuru. Ukibanza ubwira utangiye guseka. Narenge hariya kuri parike kwiyicarira akayaga. Ufite? Nayo ubuntu se? Zagenze gute? Kandi urayafite. Cyangwa wabonye umugabo. Usanga wabonye umugabo bari amakuru ko narayandi yaba nyemera gute. Byagenze gute? Naringiye kuri parike kwiyicarira kubera izuba ni ryinshi. Njye mvuye niyo niriwe ntabwo nsubirayo kubwirire hano maze ibintu byabaye. Ni ibiki byabaye? Uziko muzehe uramuzi? Muzehe uwe? Ananiya uriya ko umukomedi. Hari yagize gute kandi? Nagiye kubona mbona telefone irasona. Aguhamagara wowe? Uriya muzehe yarasaze. Kandi nta nimero yiwe nari ifite. Yitaba muri bana. Wewe ngo ni muzehe wuhe? Cyangwa yarashaka rayidi. Niko nanjye nagize ngo ni rayidi kwa niyo atsanzwe ziko akunda kubwira abantu bose ngo bamutwara. Ndamubwira niki byagenze gute kuduhamagara? Ati ndagukeneye byihutirwa. Ngaho. Byagenze gute? Ngo ngwino utsange ngo ahantu ku mazi. Ku mazi? Oya musaza agira bituko. Ngo ngwino utsange ahantu ku mazi ngo nkubwire. Ndavuga se umusaza arampamagaye kangende none yagize ikibazo n'umuntu mushashaga muri Amerika. Singeze yombaza ngo yambwiye ngo iki. Byagenze gute? Kuriya muzehe agira story azasetsa. Umwishinga wose. Byagenze gute? Ati rero naragukunda. Uriya muzehe. Ariko jokinga. Nagize ngo uzi ko bazehe bonyuma ngakunda kujokinga. Ko naje kukubwira ibintu byo jokinga. Nyuma nanjye ngira ngo ari kujokinga abasiya. Batinda ko ndavuga se muze byakugendekeye gute ko nzi ko ufite umugore. Cyangwa yari yasize. Sofia yagiye. Uriya none
mwarimu w'ikarisa ubwo yari yasinze ho yaje namubwira se Sofia yagiye hehe ku buryo urukuza ko twahuye rimwe wahita utereta ati Sofia nitukibana twaratanye ngaya makuru nayo baratandukanye na Sofia nabyumviye aho ndabibeshe se none aje kugutereta wowe umwana uriya musaza afite ubwenge kandi igihe duherukana twavuganye ko ari bunteretere ngo ari bumuze n'umuhungu wo kwa se wabo none ubu nyine niwe umuhungu ngo ahubwo niwe wari ushaka kwiteretera ariko uriya musaza afite ibibazo navuze ati ntabwo ndi buryame amakuru ntase ko yakubwiye none bafuye iki na Sofia urukumva agera kugenda kumaza muri detail ngo ariko sha ni ya majambo ya Demayi nawe ni gateranya sinabitekereje je nari guseka nimba uriya musaza yatandukanye n'umugore wiwe ni Demayi sha Demayi nawe agira umunwa mu kazi ngo agendera ko ntiyagaruka umbwire nawe hari ibintu Demayi yakoze namubwiye ngo ategereze nzamusubiza ngo nanjye gukubwira oya hari ibintu Demayi yakoze Demayi niwe bateranyije n'uzi ugenda utwara ubujambo nimba unamusuge muzatandukanye n'umugabo ni Demayi ayaye niba ari we gani batariwe ibyo sibindeba nge nayo nari nkuzaniye umbwire nawe umusaza uje muri Amerika ejo bundi ataramara n'ukwezi yatangiye akazi atandukanye n'umugore yambwiye ati ngo inzara ngo wakoresheje inzara ngo wazikoresheje anga ndamubwira ngo amadolari 100 ati guhera uyu munsi uko nibyo arabizi ngo ujye umbwira ngo nzayanya cyangwa karira kazena kunakarara nabimubwira ambwiye ko muze none warahindutse cyangwa akaba ari wewe wabereye umugore wawe mu arambwira ati reka Sofia yarahindutse ariko sha na Demayi arimo oya na Demayi arimo kwa amajambo Demayi azagenda avuga mu mazu y'abandi nawe simwize ariko man nigute wandeze kampesi ikigabo kamatayo ni igifunti gitekereza kumubwira ewe niko guhonda igiti ubuzima tubayemo ibibazo ndanibaza nukuntu umwana wanje azajya ku ishuri abaza ankangisha bene babo bari muri Amerika ngo bazaduheza ifaranga dutera imbere navyo birangira kandi ndashaje nta n'undi mugabo wapfa kunemera ibibazo nanje byarahuze Matayo ariko man nigute nemeye Matayo ubundi bizima yaranyinginze ngo tubane ndanga ngo ca Matayo ariko gakarimi ka Matayo nako ntikarikosha Matayo mu bizima ariko uziko abagore tuzaturuha nukuruha nitwe tuzite Matayo namusanze gute Matayo ntahuzuriza izima yagiraga ngo yazaga ngasirima ngakazamuka nkabona tuzuba none gisimba kibaye gisimba tago nari ko mu rugo atari ko mu kanisa hatabamo gusirimba ariko ndeka kubwira Matayo nzogenda zoguta n'ubusinge bakugize gutyo kandi sinaje wa mbere wabuse nzogenda ngende je mwadata na mama manyure mzibuhe nk'abandi bagore n'ingarura kabiri zosubira kandi nshaka Rami ndabona ugeje w'Amatayo umeze neza none abagura abona hano bameze ariko mu rutiro rwanje hano hepfo kagira n'ahandi uti kubiriye umuntu uze mwarakize mwebwe mwaje kera mwarakize ifaranga wowe wawuhinga se wawuhingisha ibyuma by'abazungu uhingaga n'umwete nawe ukeneye uwuhinga nukuraho inani noneho tuzi ko no kuvugana na za kampani hari za kampani zitanga amafaranga ukorera mu cyumweru yo kandi ugasanga kureza nkarye kise hano ko ibintu by'abazungu byose biba biharuye gusa noneho urabizi ko nagize ibibazo umugore yahukanye umugore yaragiye narabyumvishije ariko yaragiye Sofia yaragiye ngo yaragiye ku kazi yamabwira ngo ntazagaruka none
ndabizi ni ukuri kose hano ibintu biba bigoye ifaranga zituma akwibagirwa n'abana ndabizi ni ukuri kose sinzi wenda ariko ga nanone bazavuga ngo ica umutima ushaka ngo amata ngo abyara itabi naramuretse nyine nta kundi kuva ico gihe ambwira ngo aragiye nama nkubitwa n'inkuba ndavuga ati se Sofia tugiye nkazahene uko mukunyabake nari yakiri ariko hari umukobwa waho ngaho nta mukobwa ngo baza bita ngo yaje umukobwa wirabura gutya wirabura cyangwa w'inzobe ni igikobwa cirabura gutya kibyibushe hari ubundi ngo yaje niwe twatuvugana ko ndavuga ngo se ngo uwo mushaka kamuzana nanone ukaba umashije ubunyine hari ubwo kumaga koragira se ngo biza bitinda narimvuze ngo muzane nanone ntaco nkiyandinda reka nzane hanje ariwe tuzabana n'ubundi rwanje rwarasambutse simfite gakuba nje nyine urabizi hano mbaye nje nyine ariyo ngishika kandi narumvisha ngo hanje ngo afite amakuta afite amanyagwa y'amakuta nubizi none noba hano iyo nzu kazanyiri hanje nyine nkabibasha narimvuze ngo nzane ico cyane n'icana ciza kiri mu guseka gutya nkamanumva yatawe nzu wanje aho ntawuzi yenze umwana w'inzobe gutya umugore munini gutya cana ciza gutya kinini gutya nico ngiro ako usanga ari uwo n'uwo none n'uwo kuko ndibaza muri mu kuvugana nawe kuba mubona guturira mwana afite none muri Amerika ushiki no waryaga wabyibuha uzi nareba n'umuntu kamubwira ngo ayo gifite imirundi kabidi mirundi wowe no kubanza kwanza ukazamenya imyaka yiwe ino saha arakuze nabonye ko ari umwana ukuze nabonye ko ari umwana ukuze kandi n'umwana mwiza umwana uganira neza naravuze ati nanone uku nguku uciye hano ariho nari mvuye kuganira nawe nari mubwiye nyine igitekerezo mfite arambwira ngo agiye kubitekereza aha we inama no kubwira aho ngaho ko mubwana nawe tegereza umutse zakubwira uzabone gukomereza aho ngaho nyine rero nibyo noneho nuko nguko rero narimvuze ngo nzamuzane nanone gaho kuguma kuba aje nyine mu nzu kuriya abana bameze neza barakomeye kwinara aho ngaho nahero tugera yagiye ku ishuri n'ubu nyine niyakiri none nabuze aho mpera kumubwira ko nyina yagiye